njye nagiye mbona abantu bagiye bajyana ibyatsi mu rusengero ari abavugabutumwa bakajya kubigurisha bakavuga ngo ibi byatsi nubigura ukabishyira amatungo Imana iraguhereza umugisha. Kiriya gikorwa n'icy'umwuka. Ese uzi ko umuntu ashobora kukubeshya mu izina ry'umwuka umwuka atavuze, wowe ukizera Imana ikabikora cyane. None se nibyo Bibiliya ivuga ngo umwuka wera azabayobora muri byose. Niba umwuka azatuyobora muri byose n'ibyinaha birimo. Yego, aba bagiye bakereye amategeko ashobora kugonga abantu, ngira ngo abenshi bagiye bagendera muri Bibiliya. none se ubundi wagize ngo politiki ivuka he? Umuntu Imana ikoresha iyo akorana n'Imana nyirizina, amaturo akwiye Imana aturwawe. Yego, amaturo akwiriye Uwiteka. Njyewe na prefera ko ibyaje mu rusengero bitagurishwa amafaranga. yego, na prefera ko byafasha. Ntugature ngo numara gutura utegeke ikituro rikora. Yego. Ni ikosa. Kuko ituro rero nimusaba ubwenge bw'umwuka bubane namwe mu bikorwa by'umubiri, ariko mwe gutwara ibikorwa by'umubiri mu mwuka. ariko kandi ngira ngo na Yesu yabivuzeho, yaravuze ngo ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. N'iby'ibyishimo kubana namwe mu biganiro dutambutsa ku ijwi ry'umukanguzi bya buri munsi. Iyo tubanye namwe ni umunezero kuri twe, tuba twunguka ariko kandi namwe mwunguka. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ku ijwi ni Bizimana Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera murahabona mwene data musanzwe mumuzi, turaza kumuhereza akanya atwibwire anadusuhuze, ariko kandi aza no kudusengera. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, ni umukristo wamaze kwiyegurira Imana, ni umugenzi uri kujya mu ijuru kandi yamaze kuryoherwa n'iby'uru rugendo. Amen. Tubahaye ikaze inshuti y'umusaraba. Imana ishimwe. Amen. Uravuze muti Jeanne yaryohewe n'iby'uru rugendo, niko Petero yanditse, yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu Yesu Kristo agira neza nimumwegere. Amen. Yego, nanjye abantu tutaziranye baje cyangwa baviewinzi yicano ari ubwa mbere, nitwa Aniseti Niyomugabo. Amen. Ndi umukristo. Imana iduhamagariye gukora umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bwihishurirwa n'ibyanditswe byera. Yego. Amen. Amen. Bari bambwiye ngo dusenge, reka ninginga umuntu aho uri, umwanya uwo ari we wose ufite wakubaha Imana. Birashoboka ko utari businzirize ubaye uri kutwumva utwaye imodokari, birashoboka ko ushobora kuba uri mu kazi, ariko burya amaso ashobora kumureba, umutima wubashye Imana, umutima usinzirije, kugira ngo dufatikanye gusenga. Mana ihoraho, Imana idapfa, izina ryawe uri Uwiteka. Ni wowe muremyi w'isi n'ijuru, turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, uratuzura twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, maze kutuzura uduhindura abaraganwa na Kristo kubw'isezerano, izina ryawe nirihimbazwe. Urwo ni urukundo wadukunze ruduhindura ibisonga. Mana ushimwe. Amen. Waduhaye umugisha ukomeye wo kutwimenyesha tutari tukuzi, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. None uyu mwanya tugusabye kurambura ukuboko kwawe ugakiza abantu barwaye, abari mu bigeragezo ukabatabara, mu nzu z'imboho ukabarengera, mu izina ryawe Mwami. Buri muntu wese aho ari abone kugirirwa neza n'Imana. Ikiruta byose wigisha ubwenge bwacu kukubaha, kandi utwihishurire uburyo budutera kukumenya. Dusenze twizeye ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Hari akaririmbo nakundaga ariko n'uyu munsi ndagakunda, kavuga ngo umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Haleluya. Ambohora byose ibyari bimboshe, ampanagura amarira yanjye yose, anyeganyeza byose ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Haleluya. Amen. Amen. Umwuka w'Imana iyo yaje mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa iyo yaje ni iki yahinduye mu mibereho yawe ya buri munsi? Ndavugana nawe turi kumwe muri iki kiganiro. Umwuka w'Imana ni iki yakumariye? Anise, ibintu byose abakristo twabitwaye mu mwuka. Kurya ni mu mwuka, akazi ni mu mwuka, kwambara ni mu mwuka. Akenshi n'izakwakira Yesu ziba muri twebwe. Hanyuma uruhare rw'umwuka mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni gute umwuka dukwiye kubana? Urakoze.
ndumva twaba tubihereye hagati duhereye aho ndumva twasubira inyuma gato. yego iyo tuvuga umwuka tuba tuvuga iki? Yego. tuba tuvuga imibereho y'ubumana mu mubiri, amen mu muntu. Ubwashize twabivuzeho, ubundi umwuka ntaba mu mubiri. Umwuka atura mu bugingo, ubugingo bukaba mu mubiri. amen Inzira yinjira mu bugingo ivuye mu mubiri wacu ni mu mitekerereze. Iyo umuntu yafunze ibitekerezo, mu kinyarwanda cy'abo babyita gufunga umutwe, ubugingo ntibwaguka. Ariko iyo ibitekerezo biri ouvert, bikinguye, byuguruye, ubugingo burahembuka. Imana ishimwe. amen ni ukuvuga ngo imyumvire, imigambi, imitekerereze yacu iyo tubigomororeye Kristo Yesu bibeshaho ubugingo. Yego. Iyo ubugingo bubayeho rero, imibereho y'ubugingo ni umwuka wera. Nk'uko tuvuga ngo dufite umwuka turahumeka, yego umwuka wera rero nawo ni igice cyuzuza ubugingo bwacu, kuko ubugingo dufite ni Kristo. Yego. kandi imibereho ya Kristo ni umwuka. amen Rero ni ukuvuga ngo umwuka ni Imana muri twe muri twe. Abantu benshi bazi ko kwakira umwuka ari ukuvuga mu ndimi, yego bazi ko kwakira umwuka ari ukurondora, bazi ko ari ukwerekwa. Ibyo byose byitwa impano z'umwuka. Yego. Kwakira umwuka wera ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo twemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza, tubyemeza ya mitekerereze, yego tubyemeza bwa bwenge twavugaga. Noneho birakingura bikaduha ubugingo muri twe. Iyo biduhaye ubugingo, ubugingo buzana n'umwuka. Yego. Immediately tucyatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba tubaye ibyaremwe Bishya. Iyo mibereho mishya ibizanywe n'umwuka. Noneho tuba tubaye ababyarwa n'umwuka, tuba tubyawe n'umwuka, hatakibayeho kubyarwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore. Noneho ibyo ubwabyo bitugira abana b'Imana. Imana ishimwe. Noneho kuba umwana w'Imana rero, nk'uko muzi umugabo wese agira inshingano zo gutunga abo yabyaye. Yego. Umugabo wo mu isi ararera agacutsa, Yego. ariko Imana data wa twese ntigicutsa, irarera yo n'umurezi. ihora iturera. Ni ukuvuga iki rero? Ubundi mu buzima busanzwe umugabo agira inshingano eshatu. Yego. Inshingano ya mbere ni ugushakira umuryango aho kuba. Inshingano ya kabiri ni ugushaka igitunga wa muryango. Yego. Inshingano ya gatatu ni iterambere ry'umuryango. Ririmo ibintu byinshi. No mu buryo bw'umwuka rero, Imana idushakira ubuturo. yego Ubwayo nibwo buturo bw'umwuka wayo muri twebwe. Noneho kandi natwe tukagaruka tukaba ubuturo bw'Imana muri twe, ko Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero. ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwebwe. Yego. Iyo tubaye ubuturo bw'umwuka, tugira imitekerereze y'umwuka. Ariko nyamara isi ntitubona nk'abantu b'umwuka. Mama wambyaye ntabwo aba yarabyaye wa mwuka wanjye, oya aba afite umwana we abona. Yego. Umugore wanshatse ntaba yashyingiranwe n'umwuka, aba yarashyingiranwe na niseti w'umubiri, kuko umwuka wo muri njye ntuzapfa. Ariko niseti napfa, umugore azaba apfakaye, nyamara umwuka we azaba akiriho. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ubu buzima bupfa bukava mu isi yego ntibwica umwuka. Icyakora umwuka iyo abuvuyemo bukiri mu isi butarapfa, uyu muntu aba apfuye uruhagaze mu buryo bwo kwizera. Yego. Nta mibereho y'umwuka aba agifite. Wari uvuze ngo ibintu byose abarokore babitwaye kwa Cinara Yesu. yego Hari ijambo wenda mumbabarire turisome mbone gukomeza, riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Abagalatiya igice cya 5. Abagalatiya igice cya 5 ndibwira ko ariho kuri uwo murongo wa 20, igice cya 5 umurongo wa 24. yego Ndumva mpageze. Haravuze ngo ariko dushatse twahera 22. Yego. Haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. yego 24 ariho twari tugendereye. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. yego Niba tubeshwaho n'umwuka,
tujye tuyoborwa n'umwuka. n'umwuka. Amen. Ubwo umumaro w'umwuka muri twebwe ni ukutuyobora, kuko twari tuvuze ngo umumaro w'umwuka muri twe ni iki? yego First of all, umumaro w'umwuka muri twe ni isano yego uduha hagati yacu n'Imana, duhita tuba b'Imana. yego Kuko umwuka si icyo cyonyine akora, si kutuyobora gusa. Umwuka aratubyara tukaba b'Imana, urwo ni rwo rugingo rwa mbere navuga umwuka aturemamo. Bwa kabiri aratuyobora. yego Noneho- akanaturera. Umwuka araturera, Yego. umwuka aratuyobora akaturera. Iyo amaze kutuyobora no kuturera, umwuka aratuneshereza. Umwuka atuma dusabana n'Imana. Yego. Umwuka niwe udutsindishiriza, niwe uturwanirira, navuga ngo niwe uduha imbaraga. Yego. Aha, ko Bibiliya iravuga ngo ni umwuka wera n'abamanukira muzahabwa Imbaraga. imbaraga. Biduha imbaraga zo gutsinda. Yego. Noneho bikaduha imbaraga zo guhishurirwa no kumenya Imana. Yego. Umwuka akora byinshi muri twebwe. Umumaro w'umwuka ni mugari muri Yego. twe. Yego. Umuntu ufite umwuka, iyo tuvuga umwuka twe turavuga umwuka wera waturutse ku Mana. Yego. Umuntu ufite uyu mwuka mu buryo busanzwe, mu buryo bw'umubiri tutamurebeye mu buryo bw'umwuka, uyu muntu twamutandukanyiriza hehe na ngeso nziza n'umuntu ufite umwuka? Ingeso nziza akora ibyiza atabikoze mu izina rya Kristo. Yego. Hanyuma umuntu w'umwuka byose abikora mu izina rya Yesu. Burya hari ingeso nziza utanga atabibwirijwe n'agakiza, hakaba n'umuntu utanga abwirijwe n'agakiza. Ubikoze ku bw'agakiza, nyiragakiza azamugororera. Yego. Ariko ubikoze ku bwa ngeso nziza ni ubupfura bw'umuryango. Ibyo ni ibyo akomora mu maraso, igihe cyo kubora kw'amaraso bizaborana. Yego. Yego. Hanyuma uyu muntu w'umwuka n'umwuka dukwiye kubana gute? Umuntu w'umwuka n'umwuka, umwuka, mu mbabarire gatoya mbivuge muri iki kinyarwanda, ananiza kamere. Yego. Aricyo cyitwa kwihana cyangwa se gupfa ku byaha. Iyo ananije kamere ntihaba hakiriho gushaka kwacu. Yego. Haba habaye ugushaka k'umwuka. Noneho kubana n'umwuka rero bisaba kumwumvira, Kumvira umwuka. kumvira umwuka, Yego. tukemera kuyoborwa nawe. Yego. Rero kuyoborwa n'umwuka ni ukwiyoroshya, ni ugukingura za ntekerezo, ntitwikakaze dushingiye ku byo tuzi kugira ngo tumenyeshwe ibindi n'umwuka. Yego. Akenshi ubwo mu buzima busanzwe tubangamiye umwuka ntabwo tuba tukiri ab'Imana, kuko isano hagati y'umuntu n'Imana, icyari kuba isano twagikuyeho. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana yakubyaye ntikubyaruka. Yego, niko bajya bavuga. Hari ubutumwa na teoloji liberali niko ivuga. Ubundi isano y'umuntu n'Imana ni ubwere, Ni ukwera. ni ukwera. Yego. Iyo dufite umwuka tuba twejejwe, kuko tuba tuyoborwa n'umwuka. Noneho umwuka ashima iyo mirimo yacu akanadusabira. Yego. Kuko Bibiliya iravuga ngo umwuka wera niwe utunihira Iminiho. iminiho itavugwa ku Mana, ndetse ni nawe udusabira. Ni ukuvuga ngo iyo twejejwe umwuka aranezerwa, Yego. dushimwa n'umwuka. Ariko iyo wanduye umwuka abaho ababaye, Yego. aho kugutakira, aho kugutakira araguhunga. Yego. Hari umuririmbyi wavuze ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru? Ni umwuka. Ni umwuka. Aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, Yego. musaba uti garuka. Ujye umenya ko uwo mwuka yagiye umubwira uti garuka. Yego. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'uko ufite umwuka wera ni uko uzanesha iby'isi, ni ukunesha ibyiza. Amen. Kandi kunesha bituruka mu ishyaka rya ya mitekerereze. Yego. Ikintu utazemera kurwana nacyo ntuzagitsinda, kuko ntuzatsinda utarwanya. Iyo urwanya umwuka arakuneshereza. Yego. Rero iyo utsinze iby'isi, umwuka aserebura muri wowe, hakaguka ubusabane bwawe n'Imana. Ariko iyo uneshwa n'iby'isi uba ubaye uwayo. Iyo ubaye uw'isi rero umwuka aragenda. Yego. Iyo umwuka agiye ntubukire uw'Imana. Yego. Umwuka niwe udutera gukora ibyiza. Akenshi umukiranutsi w'Imana, iyo afite uyu mwuka, umwuka iteka ryose umutera gukora imirimo myiza. Urugero natanga, reka tuvuge kuri Ananiya na Safira tujya dusoma. Niki cyari kibateye gukora biriya byo kugurisha ibyo bari bafite? Umwuka yabateye ishyaka. Ninza kuvuga ngo ni umwuka, ndatsikiramo gatoya cyangwa nitse kugira ngo nsobanure iki. Hari ibikorwa byiza umuntu akora rusange atabibwirijwe n'umwuka, ahubwo abigwirijwe nuko n'abandi babikoze. Ngira ngo nuko yari amaze kumva inyigisho barimo bigisha. Marise, iyo abantu bari kwitanga ari benshi, hagurukamo n'abatanze badashaka gutanga. Aho harazamo cya kintu cyo kwitanga. Harazamo na cya kintu cyo kwitanga akenshi bikunda kubaho. Ntabwo nemera ko ari umwuka wari ubayoboye ngo bajye gukora biriya bintu. Kuko iyo umwuka bayobora ngo bakore biriya bintu, yari no kubarinda gukiranirwa.
ahubwo babonye uburyo abandi basangira ibyabo Eh. nabo bashaka kubikora, babikoze bashyiramo uburyarya bwa muntu, ntibashyitse igikorwa. Dufite n'abantu bajya biyemeza gukora ikintu bakabyiyemeza kuko n'abandi biyemeje, aho biraza muri bya bindi bijya bibaho byo kwiyemeza bitabaye igikorwa cy'umwuka, bitabaye igikorwa cy'umwuka ugasanga umuntu yiyemeje gukora ikintu runaka ariko ntagisohoze. Yego, ntagisohoze. Icyo gihe si Ananiya na Safira, umwuka wo muri bo, wa mwuka n'ubundi uracyazerera mu bantu. wa mwuka wo muri Ananiya na Safira ni uwa Satani, ni umwuka wa Satani wakoreye muri Ananiya na Safira kugira ngo barimbuke, ubarimbuze. Ariko n'uyu munsi uwo mwuka uracyahari, gusa kuwukira biroroshye. Ni ukumenya kimwe, niyo wakora byiza mu bantu nta ngororano umuntu azaguha. Ubwo umuntu adakora ingororano rero wibakora ndebe, wowe kora kugira ngo ukore ku mutima w'Imana, kandi gukora ku mutima w'Imana ni ugukora icyo uyobowemo n'umwuka. Yego, ni kenshi nyine hazabaho iki gikorwa cyo kwitangisha, wumva umuntu ngo umwuka mwemeje gutanga ikote yari yambaye. Umwuka azi uburyo tumerewe, azi niba dufite cyangwa niba tudafite. Icyo gihe niba dukuyemo ikote kandi tudatekereza handi tuzakura ibindi, ariya ni amarangamutima ya fanatizm. Ni amarangamutima ya fanatizm. Ntabwo umwuka yakwambura umwenda ngo uwutange. Hari n'ibindi yagutuma gutanga, kandi nabyo bikaba binejeje. Amarangamutima, Imana izamfashe ntihazagire n'umuntu uzabinkoreraho, kuko sinkunda umuntu wambura icyo yambaye ngo akimpe. Nta mwana w'umwami usimburana na rubanda yambara. Amarangamutima n'umwuka bikwiye gutandukana. Ni gute twabitandukanye? Amarangamutima akora kugira ngo abantu bagushime. Urugero natanga, umuntu ashobora kukureba kumva ashatse kugukoreraho umugisha. Rimwe na rimwe wowe ushobora kumureba ukamenya niba ari umwuka ubimukoresheje cyangwa niba ari amarangamutima. Hari igihe nari ndi mu iteraniro ahantu hamwe, ndi kwigisha ijambo ry'Imana, umuntu arafashwa. Yari afashijwe, arangije arahaguruka, aravuga ngo, nkiri kwigisha, aravuga ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo nusoza kwigisha njye kukugurira kositimu. Mu bantu mu ruhame, ubundi iyo bavuga kositimu baba bavuze hejuru no hasi. Yego, nyine ni ikoti, ipantaro n'ikoti. Arambwira ngo nkugurire inkweto n'ishati mu bantu. Mu by'ukuri we ntabwo ari umwuka. Ntabwo ari umwuka. Ntabwo ari umwuka. We yarafashijwe, yumva ni ngombwa ko abikora. Yego, iryo shyaka yararigize. Ariko njye ndebye nsanga arogoye ijambo ry'Imana. Kuko iyo biba umwuka ugira gahunda. Yego, ntabwo yari kumpagarika ndi kubwiriza ngo arogoye ijambo ry'Imana. Nahise numvamo imbaraga zikomeye za Satani zishamikiye ku ikote n'amafaranga ashaka kurekura. Yego, ndamwari ntabwo njye Imana inyemeje kwambara iyo myenda. Yego, kuko si nkunda ngo nzanyura ahantu. Uyu muco sinzi n'ahantu abantu bawukura, kujya guha umuntu ukajya mu ruhame ukabivugira mu ruhame, ukaka mikoro kuri social media, noneho ngo mpaswe n'umwuka gukora iki? None so umwuka uguhase yakuyoboye n'uburyo ugikoramo. Ntabwo njye mbyemera. Byongeye mu mibereho ya Niseti, nanga umuntu mpera ku karubanda. Yego, ndabyanga rwose. Ariko ayo ni amarangamutima, nabwo ntabwo ari umwuka wo muri njye ubyanga. Umwuka ashobora no kubikora, nabyo birashoboka. Ariko umwuka ntiyabikora ngo ahagarike igikorwa cyaduhuje. Kuko ntabwo twahujwe n'ikote, twahujwe n'ijambo ry'Imana. None ikote rirogoye ijambo, wari urimo utambutse. Urumva Satani abanyuzaho kugira ngo ahite aderanje imitekerereze y'abantu. Kandi icyo gihe nta n'umuntu ugikurikiye ijambo ry'Imana. Yego, bose bahita bajyana ibitekerezo hahandi. Hari n'ibindi bintu bijya biba bita amarangamutima, sinzi ko ndi bubyumvikaneho kimwe na bene data. Nanjye ndabigirirwa, reka mbivugeho ntacyo bitwaye. Ukaba uri kwigisha umuntu agahagurukira hirya inyuma akuzaniye amafaranga. Biriya ntabwo ari igikorwa cy'umwuka. Ntabwo ari umwuka. Hariya hantu njye mbonamo imbaraga iteye ubwoba, kuko uri kuvuga ibintu biri gufasha abantu, ashobora gukorwaho nyine wamukozeho. Kandi ibyo nabyo umwuka arabikora, gukora ku marangamutima y'abantu. Umwuka arabikora, agahaguruka akakuzanira amafaranga. Uzi ikintu aba agukoreye? Aba agerageje kwihangana kumwigisha, kuko uhita ushaka ikindi kintu gituma
uguma muri cya kirere kibafasha amafaranga akaza. icyo gihe ntabwo uba ukiri kugendera mu murongo w'umwuka. Niba rero hari igikorwa kibaye kikitirirwa umwuka ariko kikadeviye, ihishurirwa wari ufite n'umurongo w'ijambo ry'Imana, njye ndahita ngishinja ko atari umwuka. ariko uzi ko hari uburyo burya satani yiyoberanyamo. Satani afite intwaro nyinshi akoresha, wowe ukagira ngo ni igikorwa cy'urukundo, ni igikorwa cy'ubumana, kandi ari umwuka wa satani washatse kuvangira umwigisha. Ntekereza ko umwuka w'Imana yakongorera gutanga ikintu. Yego. Uri kumva ijambo ry'Imana, ukaba wakumva umwigisha agasoza, yasoza ugasaba umwanya ukavuga uti numvisha umwuka nyobora. Washoje ntacyo ubangamiye muri gahunda. Ntekereza ko uwo mwuka yaba abikoze neza kuruta uko wazana amafaranga ndi kwigisha. Yego. Njyewe nigeze ndota inzozi mbi. Umuntu anzanira ikintu gihumanye ku ishene, ntabwo nkivuga ku ishene, nyine ndi kwigisha mu giterane ahantu hari abantu benshi cyane. Nari nanafite igiterane icyo gihe cyari Kigali. Ngiye kubona mbona abantu barafashijwe, barahaguruka, bazana indobo bakajya bamena ibintu imbere yanjye. Yego. Noneho bimwe mu byajemo simbibabwira, ariko barabimennye bitangira kunkingiriza iteraniro. Bitangira kunkingiriza iteraniro. Noneho nigira inama yo kubihagararaho kugira ngo mbe muremure, kuko byo byari bimaze gutuma utabona imbere iteraniro. Urumva icyo umwuka ari gusobanura. Hari n'imbaraga ubwo natakaje ahubwo. Yes. Noneho mbihagararaho, mbihagazeho nabwo nkajya nsumba abantu aho kugira ngo mbarebe turebana, nkabona nishyize hejuru ndi kubarebera hasi gutya. Noneho bikaba ngombwa nkabwa nini muhaguruke mbabwirize muhagaze. Yego. Umwuka hari icyo yansobanuriye kinini kuri ibyo, ariko nahise numvamwe ikibazo. Niyo mpamvu ujya ubona iyo ndi kubwiriza bakanzanira amafaranga, ayo uwa mbere uyazanye simwicaza, ndamwanura ko Imana iguha umugisha ariko abandi mube muretse. Kubera ko nzi uko umwuka yabinganirije. Wenda abandi b'umwuka ntarabibaganiriza cyangwa se ntiyanabinenze, cyangwa bo ntibanagwa nk'uko njyewe byangushaga, cyangwa ntibyanabasenya nk'uko byansenyaga. Ariko nyirizina siniyumvisha uburyo uri buhaguruke ugakora urugendo rusimbutse intebe imwe, ebyiri, eshatu cyangwa enye, uzanye amafaranga ngo ubikorane no kumva ibyo ndi kuvuga. Ntibishoboka. Ari abantu bari kumva ibyo ndi kuvuga, niba ndi kwigisha bararangaye, kuko barebye umuntu ari nanjye wari uri kubivuga, urandangaje kuko uri kuza nkubona nubwo nkiri kuvuga ariko ndi kukureba. Ubwenge niba bukuriho, ndimo ndavuga ibituruka mu mutima cyangwa mwihishurirwa, ariko immediately ubwenge bwagiye kugira ngo njye guhishurirwa, ndongera kuba ntakikubonaho. Noneho ikindi biratuma ntinda ku marangamutima, kugira ngo amafaranga yawe uzanye atakubera imfabusa na ba bandi babona yo bazana. Noneho ntuhaguruka mukaba benshi, birabimaze kuba kavuyo. Noneho kugira ngo umenye rero ikintu gitangaje, uzumva wenda hari, sinzi niba hari uburyo bigeze ubyumvamo, hari uburyo abantu bajyaga badutumira akatubwira ngo ariko ngo iteraniro ngo murizamure, ngo murisige hejuru riri mu mavuta, ngo murisige hejuru riri mu mavuta. Sinzi aho hejuru Kristo atarisize aricungura, niba nise atari uri burimanike, kandi sinzi niba mfite imbaraga ziri bwikorera urusengero rwose n'abantu baraho nkabashyira mu kirere nkabasiga iyo. Aho hejuru nyine harumvikana iyo bahavuga, ni ukuvuga ngo usige bafashijwe, ariko si umurimo wacu. Ntabwo ngira imbaraga zifasha abantu. Gufashwa k'umuntu ni imibanire ye n'umwuka wera, cyangwa se uburyo umwuka yamusuye anyuze mu mwigisha, ntabwo ari uruhare rwacu. Noneho ugasanga abantu uri kubigisha ijambo ry'Imana rizima, kuko ryagoye kamere, ntawe uri buhaguruke ngo akuzanire amafaranga. Ariko niba uri kubigisha wabwira uti inkuge yaramenetse, Pawulo ari mu mazi, Imana imusigariza akabaho, yo aroga yambukira ku kabaho, nawe bwira mugenzi wawe ngo Imana igusigiye akabaho, nubwo inkuge yamenetse, nubwo iduka ryahombye muri 2024, Imana igusigiye akabaho. Ako kabaho umubwiye kagatuma akora mu ikofi, akaza yihuta, agaterera amafaranga, babyita ku blessing. Siniyumvisha umwuka wera utamugiriye inama, ari kumugira inama yo mu bugingo. Umwuka ntavuge ngo terura amafaranga uriya muntu akugiriye umumaro, akabimubwira nuko ukoze ku marangamutima. Uyu mwuka ndamukemanga. Reka mbwira abantu turi kumwe muri iki kiganiro, Satani afite intwaro nyinshi akoresha cyane cyane mu bantu b'Imana.
hari ibyo ureba byose ukagira ngo ni umwuka ubikora, ariko akenshi ntabwo ari umwuka. Niyo ngiyo nayo ishobora kuba intwaro satani yakoresha kugira ngo arogoye abantu bari mu materaniro cyangwa avangire umwigisha. Hanyuma ndagaruka ku kibazo cy'umwuka nicyo turiho. Umwuka twarawuhawe kugira ngo atuyobore, umwuka twamuhawe nk'umuyobozi kugira ngo atuyobore. Ariko akenshi muri iyi minsi sinzi niba navuga ngo ni iterambere, sinzi niba navuga ngo ni igihe cyo kurangira ku isi, aho kugira ngo umwuka tuyobore uturimo, ahubwo twebwe dusigaye tumeze nk'abashaka kuyobora umwuka. Byaba ari iki? Ni ukwikakaza, ni ya minsi y'imperuka yo kwishyira hejuru, kuko umuntu wishyize hejuru yibwira ko asumba byose. Mu byo asumba rero haba harimo umwuka, bene uwo muntu aba yabaye ikigenge. Bose niko Bibiliya ivuga. Iyo wabaye ikigenge rero ntuba ukiri uw'umwuka, ariko iyo ugengwa n'umwuka uba ukiri uwawe. Ko Pawulo yaravuze ngo ntituri abacu ngo twigenge. Noneho iyo uri kwigenga rero uba wabaye uwawe. Ariko noneho iyo uri uw'umwuka, umwuka arakugenga. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere cyo kuyoborwa n'umwuka ni uguca bugufi. Ibi narabibabwiye. Nubona ugira impano z'umwuka, ukaba ukorerwamo n'umwuka, ukaba uri umwigisha ukomeye, uri umupasitori, umwapotre ukomeye, ugize gute, ariko utagira guca bugufi, ujye umenya ko umwuka yagiye, cyangwa se wishyize hejuru utakimwemerera gushoboka ngo agushobore. Ni ukuvuga ngo igisobanuro cyo kubana n'umwuka ni ukuri pe. Umuntu ubana n'umwuka akunda bose. Umuntu ubana n'umwuka aca bugufi, aroroha. Aboroheje bakuboneramo ihumure, abakomeye bakakuboneramo ihumure n'icyubahiro cyabo. Buri muntu wese ntawuhutaza. Icyo ni igisobanuro cy'umwuka, kuko uba ufite ishusho nk'iya Kristo. Kuko Bibiliya iravuga ngo n'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya, n'umwotsi ucumba ntazawuzimya. Ni ukuvuga ngo niba byanze bikunze ufite umwuka w'Imana, agushoboza kubana n'abantu amahoro, ariko basic yabyo, ibanze ryabyo ni uguca bugufi. Uyu mwuka abantu benshi bawufite, akenshi umuntu uzasanga atangiye kuwukoresha uko bidakwiriye. Urugero, umuntu akavuga ngo mpereza nkureberemo. Icyo gihe uracyari umwuka cyangwa ni mu buryo atangiye gucuruza impano z'umwuka, nubwo impano zitunga nyirazo. Ubundi umuntu ufite impano, uretse sinzi aho abantu babikuye, umuntu ufite impano y'abantu bamwizereramo, ntabwo bamwizera, bamwizereramo. Kristo umurimo iyo yamugaragayemo, wizera Kristo uri muri we, kuko na Timote yizeye Kristo uri muri Pawulo, natwe twizera Imana muri Kristo Yesu. Rero n'uyu mwanya turi abahuza b'abantu n'Imana. Hari abantu bizera Imana biturutse muri twebwe, aribo tubyaza ubutumwa bwiza. Bene aba bantu bizerera muri aba bantu, ni ukuri Imana ibakoreramo bakagutungisha, bakagutunga. Kugutunga by'iki ntabwo ari ugusaba, ni uko umuntu kwizereramo Imana yawe arayitura, kandi nta wundi wakirira Imana amaturo, ni wowe ikoresha. Umuntu Imana ikoresha iyo akorana n'Imana nyirizina, amaturo akwiye Imana aturwa we. Amaturo akwiriye Uwiteka aturwa abo Imana yahamagaye. Hanyuma ikindi bugarukeho, byose n'ibikorwa bigenda bikorwa n'umwuka, ahubwo nuko tutamenya ngo ni umwuka wakoze ibi ngibi cyangwa se umwuka wabikoze. Ibintu byitwa isoko ry'umugisha mu rusengero, urivugaho iki? Isoko ry'umugisha mu rusengero ndivugaho mu buryo bubiri. Ririya soko umuntu uzana biriya bintu aba ahishuriwe ku rwego rukomeye, kuko gutura agatura no ku mwero w'ibyo yejeje, aba ari ishimwe rikomeye. Kuko rero abantu bose batabifata kimwe, njyewe naprefera ko ibyaje mu rusengero bitagurishwa amafaranga. Naprefera ko byafasha abatishoboye muri urwo rusengero. Kubigurisha amafaranga ni uburyo, ni style idini rishyiraho, kubigurisha amafaranga, kuko hari ikintu ubundi abantu bajya bateraho comment ariko batazi uko gikoreshwa. Niba ari ikintu kibaho atansiyo, ni ituro. Kuko hari amatorero amwe n'amwe aho uburenganzira ituro, hakaba n'amatorero amwe n'amwe afunga ituro. Iyo bije byitwa ituro ryo gufasha, biguma ku itorero burya. Ariko iyo bije byitwa ituro rusange, aba ari umutungo w'itorero. Iyo ari umutungo w'itorero rero, uwo hasi abimurikira uwo hejuru, kugira ngo bigereyo ayo mamuriko, reka tuyatware gutyo, ayo mamuriko, ayo mashikanwa, kugira ngo agereyo nuko bigurishwa bikavunjwa mu mafaranga,
ya mafaranga n'ubundi akajyanwa aho agomba kujyanwa mu gihe. Niba ibi twe kujya tubifata nk'ibyaha, niba hari kontabure w'itorero arabara icyo atunga abika iki, arabara amafaranga abike amafaranga, afite uwamushyizeho nawe n'uwaha raporo. yego Niba ibyo bije mu byo ashinzwe, ntibikibaye cya gikorwa cy'umwuka gusa, kuko nubwo ituro risobanuye byinshi mu mwuka ariko rigaragara no mu mubiri. yego Ibyo bizakoreshwa ku rusengero nubifasha ukabikoresha ku bantu bitaje mu izina rya ba bantu, yego bizatuma n'amaturo yandi asanzwe nayo uyakoresha ku bantu, kuko Yesu yaravuze ngo bakene muzahorana. yego N'uyakoresha ku bantu hari imirimo izakorwa aho ngaho. Nuko ntabwo uri aho ngaho nawe ntago habaye mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana gusa. Arahembwa. Nawe arahembwa kuko yiga ntiyize mu mwuka. Yego. Yishyuraga ishuri. Nasohoka aho ngaho ntari bujye kurya umwuka. Yego. Ararya umushahara kuko yakoze. Ibyo byose biraza kugabanya cyangwa se gukora ku rusengero. Rero iyo bije byitwa amaturo, na prefera ko bikoreshwa nk'uko amaturo akora. Byaza byitwa imfashanyo, na prefera ko bikoreshwa nk'imfashanyo. Ahubwo ikibazo kivuka kuri wa wundi wabikoresheje uko atarakwiye kubikoresha. Ntabwo numva ko ariho ikibazo kivuka, ahubwo ikibazo kivuka kuri ba bandi babirebye batazi umumaro wabyo, batazi uko itorero ryagennye bigomba gukora. Kuko ubundi iyo utanze ituro, ndabinginze bakirisito ntugature ngo numara gutura utegeke iki ituro rikora. Ni ikosa. Kuko ituro rigenwa, imirimo y'ituro igenwa n'ibiganza bya ryakiriye. Ntabwo imirimo ituro rikora igenwa n'ibiganza bya ritanze. Wowe gutura ni ukuramya Imana, ariko gukoresha amaturo bibonwa n'amaso areba ibyuho byo mu murimo. Rero abo bakiriye ituro watanze nibo bazi ibyuho birimo. Kuko ushobora kutugurira intebe mu by'ukuri tudashaka intebe, dushaka mikoro. Ushobora kutugurira mikoro tudashaka mikoro, dushaka ibitabo. Ushobora kutugurira ibitabo atari ibyo dushaka, urusengero muri biro utarageramo hava. Twebwe rero tureba ibyo. Nimurekere abatambyi bagene uburyo bakoresha amaturo. Nituvuga abatambyi twarabisobanuye, ntitugire umuntu tukonfyuzinga. Ntabwo twitwa abatambyi kuko ari ibitambo twabatambiye. Twitwa abatambyi kuko ari twe twabegereje igitambo cya Kristo, kuko nitwe yashyizeho nyine nk'abahuza bacu n'Imana n'abantu. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma turi ku kibazo cy'umwuka n'ubundi nibyo turimo turaganiraho. Anisete niwo muvugabutumwa tuziranye, ugiye ahantu uratumiwe, ntabwo tuzi intego y'uwagutumiye icyo yashakaga, ariko akenshi mushobora kuba mwarabiganiriyeho. Njye nagiye mbona abantu bagiye bajyana ibyatsi mu rusengero, ari abavugabutumwa, bakajya kubigurisha bakavuga ngo ibi byatsi nubigura ukabishyira amatungo, Imana iraguhereza umugisha. Kiriya gikorwa ni icy'umwuka. Njyewe ntabwo ndi buvuge ngo ni icy'umubiri cyangwa ni icy'umwuka. Marise, uzi ko umuntu ashobora kukubeshya mu izina ry'umwuka, umwuka atavuze. Wowe ukizera Imana ikabikora. Ashobora kuzana ibyatsi akavuga ngo nubigaburira amatungo uzabona umugisha. Abizanye mu rusengero. Wowe ntiwizera ibyatsi, ntunizere umwe wabikubwiye, ahubwo ukizera ko Imana iri buguhe umugisha yagura ishyo ryawe, ukabikora Imana ikabikora. Ubundi hari n'ibintu byinshi mu nsengero bababeshya bitari byo. Ariko mwakwizera Imana ikabihwanira no gukiranuka. Hari imirimo myinshi hari ibintu byinshi bikorerwa mu madini bitari byo, bitari n'ukuri kwa Bibiliya. Ariko kuko uwabikubwiye wazi icyo yakoze, Imana izamufataho urubanza. Ariko wowe wabikoze ntuhuje nawe mu ntego, ahubwo wibereye mu ntego y'umurimo w'Imana. Icyo nicyo ujya wumva Bibiliya ivuga ngo ibihwanyiriza no gukiranuka. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma mu buzima bwacu bwa buri munsi akenshi dukorera umubiri, ntabwo dukorera mu mubiri. Akenshi dukorera umubiri. Umwuka akwiye kubaho ari hehe? Ngo dukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi, sibyo? Akenshi dukorera umubiri aho gukorera mu dukora dushaka iby'umubiri. Twiga ngo umubiri ni umubiri, ni umubiri. Twambara umubiri, duhinga umubiri kugira ngo umubiri ubeho. Ibyo akenshi ko umwuka akwiye kuba ari hehe? Hari ibyo tuzakora bibangamira umwuka. Umwuka akwiye kuba ari hehe?
ntabwo gukorera umubiri bituma umwuka aba adahari. ahubwo biterwa n'ibyo wakoze. Biterwa n'icyo wakoze, ahubwo umubiri wagutumye iki. Reba ko ibyo wagiye gukorera umubiri umwuka atabyanga. Niba umwuka byanga, byibuze kugira ngo uhore usabana nawe. Ni ukuvuga ngo hari uruhare rw'umwuka kuri twe, ni uko twemera inama zawo. Imana ishimwe. Inama z'umwuka zitubuza gukora ibibi. Kandi ikintu gitangaje Marise nkunda n'abantu baduteze amatwi bazi, ni uko gukora iby'umwuka ashima. Gukora iby'umwuka ashima ntibiguteranya n'amategeko yo mu isi ndetse n'ay'ijuru. Uzi ko nanjye nabibonye akenshi iyo ukoze iby'umwuka adashaka, byanze bikunze itegeko ry'isi rirakugonga. Nyine ugomera itegeko. Noneho kwemerera umwuka rero ni uburyo bwiza bwo kugandukira inaha no kugandukira Imana. Ariko ibyo akenshi ndumva bihita bisobanurwa na rya jambo mwadusomeye dutangira. Yego, bimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iyo wemera umwuka nta mategeko abihana, iyo wumvira umwuka ntawe ubangamira, nawe ubwawe ntiwibangamira. Umwuka yabikozeho byose. Niba ushaka kubaho neza muri iyi si ukagandukira abakuyoboye, ukora ibyo umwuka ashaka, kuko ukora ibyo umwuka ashaka uzabana neza n'igihugu. None se nibyo Bibiliya ivuga ngo umwuka wera azabayobora muri byose. Niba umwuka azatuyobora muri byose n'ibyinaha birimo. Aba bagiye bakereye amategeko ashobora kugonga abantu, ngira ngo abenshi bagiye bagendera muri Bibiliya. None se ubundi wagize ngo politiki ivuka he? Niba ari igitabo kiri politiko, kiri extra, gifite politiki irenze, dore ngiki ni Bibiliya. Uzi abatekinisiye de guerre, abahanga bategura intambara bagendereye muri Bibiliya. Uzi uburyo barwanamo neza. Reba igitero cyateye Ayi. Uribuka inama Imana yabahaye, yarababwiye ngo bamwe nimugende mukandike imbere y'amahema, imbere ya Ayi, muryamaho mube mutuje, noneho abandi batere. Aba Ayi nibasohoka babirukankane, mwebwe murenge ku banyu baryamye, mwiruke. Abanyu baryamye aba Ayi bakibarengaho, ab'imbere bahagarare, n'abanyu baryamye bahagarare mu bahurize hagati. Uzi ko iriya nama ari Imana yayikoze, kuko bajya gutera ubwa mbere baraneshejwe, banabicamo, banabishemo. Hanyuma Yesu atakambira Imana aravuga ngo ni iki gitumye dushirira kuri Ayi. Abantu Imana ibahereza uburyo bakwiye kurwanira iriya ntambara, kandi kurwanira iriya ntambara. Watagetinze neza ushaka guhamya umuntu, ushyira muri ka u. Noneho nambushe nziza iryoshye cyane, umwanzi asigarane inzira imwe yonyine, nta handi ho kunyura. Uzi Bibiliya ibyitagwa iki? Ibyita gukubita umuntu umugenda. Ntaho Bibiliya ikoresha gukubita umuntu umugenda. Niho nyine, kandi ariko Bibiliya ivuga, niko Bibiliya ibyita. Rero ibi bintu biri politiko ku rwego rurenze. Inama z'ubukungu Yosefu yarayitanze muri Egiputa. Ubwenge bw'ubutegetsi nibwo Daniyeli yigaga muri Babuloni, kandi yarategetse ayoboye kandi anayoborwa n'umwuka. Rero politike se ahubwo wasomye Bibiliya wagize ngo ntubure umupolitisiye ukaze. Icyo ubutandukaniyeho na politike isanzwe ni uko politike itabamwo ukuri. Politike ntabwo ibayemo ukuri, kandi hari ukuri kudakoreshwa. Bibiliya ikoresha, politike itemera. Ni uko politike ntiyemera kwihorera cyangwa kubabaza uwakubabaje. Plutôt Bibiliya ntibyemera. Ariko politike hari n'igihe umuntu agutukira ku karubanda ntumutuke kugira ngo ushimwe mu bantu, ukamukubitira mu ibanga, naho bakazabona umuntu agaruka arira, uyu mugabo ni inkunguzi, byagenze bite? Kandi burya nyamara arakubitwa. Amen. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, imikorere yacu mu buryo bw'umubiri, umwuka abangamiwe twitware gute? Ubundi umuntu ubangamira umwuka mu buryo bw'umubiri ni umuntu washayishije, akaninezeza birenze urugero. Kwinezeza birenze urugero ni ibyishimo bisenya n'ejo hawe hazaza. Uribuka ejo turi muri salo twagiye kwiyogoshesha, hari indirimbo twarebye nguha urugero. Ndakubwira nti ibaze uyu mwana w'umukobwa uri kubyina yambaye ikariso, umunsi nawe azakura akaba yabyaye umwana w'umukobwa. None wa mwana w'umukobwa yabyaye, ntabwo bisibye ya videwo iracyahari, izagumaho. Wa mwana w'umukobwa akagera igihe cyo kurambagizwa, akajya gushyingirwa.
noneho ukicara muri salo uri kumwe n'umugabo wawe areba nyirabukwe abyina n'ikariso hariya. Ushobora kutazabikira kuri flash ariko televiziyo ntizabura gukina iyo ndirimbo. Ntizabura gukina iyo ndirimbo. YouTube ntizabura kuyikina. Noneho nanjye narakubajije nti ari nyokobukwe. Washiruka ubwoba bumure ukajya ureba amabuno ya nyokobukwe gutya mu ikariso. Biteye agahinda. Urumva ni ukwinezeza birenze urugero. Yego. Bibangamira umwuka. Hari urubyiruko rwa none rumenye ko harimo umudepite, hakabamo umusenateri, hakabamo meya, hakabamo hari amafoto mutafatira kuri pisine. Kuko ejo tukubonye ifoto yawe wambaye ubusa uri mu ntego. Nibyo bizaba intwaro yo kugusenya. Kugusenya ntabwo iyo foto yagiye ku karubanda wemerewe kuba ukicaye mu ntego. Reka ta. None se ubundi niba ni perezida wa Amerika nindera numvishe n'uyu munsi ngo Biden icyizere cye kiba kigererwa ku mashyi kubw'ibyo yakoze. Joe Biden bari kurega n'imanza zari zihari. Ubwo sorry ntabwo ari Joe Biden ni Donald Trump. Ibiri kumugaruka nibyo yakoze. Mbo simbizi niba yarabikoze niba atari intuze za politike buriya kuri politike nge sinjya mpakana ngo nanemeze. Mberekeraho ako gakino kuko iyo kipe ntayibamo. Burya kipe ntabamo simbe n'umufana wayo. Nyinyuraho nk'umugenzi. Ariko akenshi ibyo umuntu akora none uyu munsi ejo biramugaruka. Nyine wowe urambwira ngo uri muri Sena. Wagiye koga muri pisine. Bagufotora wambaye ubusa. Reba ifoto ya senateri. None se wenda nukuri urugero rwaba rusa naho ari ugukomeretsa ariko reka turuvuge ruba ingero. Nta muntu uzi wavuye mu nteko avanwe no gusinda. Kwigurira icupa se ni icyaha. None se niba gusinda bikuvanye mu nteko kwambara ubusa ubwo byakujyanaye. Kwambara ubusa byo byakujyanaye. Rero kwinezeza birenze urugero uba uri gusenya aho uhagaze none ejo hagera utakigira aho ubarizwa. Kuko ejo hawe wahasenye igihe wavuye. Wahasenye igihe wavuyemo. Rero abarokore nabo bagira amakosa sinzi ntitwayagenzeho yo gutwara ibintu byose mu mwuka. Ibintu byose byayoborwa n'umwuka, wabikoresha ubwenge bw'umwuka ariko byose ntibiba mu mwuka. Nta iduka ryawe ntirizajya mu mwuka. N'urugo ntirwubakwa mu mwuka. Urugo rusaba inama z'umwuka ariko rukubakwa mu mubiri. Business isaba inama y'umwuka ariko igacuruzwa mu mubiri. Ntuzajya kurangura mu mwuka mu by'ukuri. Unaranguye mu mwuka ntuzacuruza mu mwuka kuko abahashyi abakeneye kuguhahira sabagura produit zo mu mwuka. Ntabwo ari abagura product zo mu mwuka bazikura mu bigara. None se nzaza gusaba ibyo kurya by'abana nk'umwuka ni mu mubiri. Rero ni musaba ubwenge bw'umwuka bubane namwe mu bikorwa by'umubiri ariko mwe gutwara ibikorwa by'umubiri mu mwuka. Ariko kandi ngira ngo na Yesu yabivuzeho yaravuze ngo ajya kugenda yarabwiye ngo mbasize nk'amasega. Nk'intama. Mbasize nk'intama hagati y'amasega. Ni ukuvuga ngo business tuzazikorana n'abantu tudahuje kwizera. Ayo ni amasega Kristo yavugaga. Ahubwo dukwiye kubana nabo gute. Wowe uravuga amasega se muri business dukorana n'abantu ukagira ngo ni byoroshye. Uzi ko ucuruza waranguye. Ugacuruza kubwo gusenga. Undi akaraguza. Kandi mwese muri ku isoko. Muhanganiye isoko. Noneho byongeye hari n'igihe umuntu mu nyumve ajya kuraguza yamara kuraguza agahabwa byinshi. Akarangura akamurika ibyo yaranguye ngo bibone abakiriya. Muri bimwe yamuritse hakazamwo umukiriya w'umukristo nawe akagura ya mari yamuritswe. Birashoboka. Rero ikibikora ni iki? Ugendeye ku bwenge bw'umwuka yeza byose uri gukora kuko nawe ubu birimo wejejwe. Ariko byose ubitwariye mu mwuka mbabwije ukuri ntaho twazajya. Ntiwajya mu isoko ukurikije amagambo avugirwamo ntiwajyayo. Ukurikije ibibera mu bucuruzi ntiwabukora. Mu kazi kose wakorera mu mwuka ukaba umutayeri ntibishoboka. N'amagambo bagira cyangwa umufundi cyangwa umumotari. Waba umufundi waba umushoferi wakorera mu mwuka se n'igisirikare ntiwagikora. Ukajya ku rugamba ukarasa umuntu ntabwo bibaho. Ukorana n'ubwenge bw'umwuka n'inama z'umwuka ukorere mu mubiri. Sibyo iby'umwuka ubwenge bw'umwuka n'impano z'umwuka byose bigaruka gukora ku mubiri. Ariko noneho
ibyo by'umubiri ntibizajya mu mwuka, ariko ubwenge bw'umwuka buzaza muri ibyo. Yego. Rero aho ukorera hose saba ubwenge bw'umwuka, Imana sabe ishimwe. gukorana n'umwuka. Imana ishimwe. Amen. Nusaba gukorana n'umwuka mu rugo rwawe, muri bizinesi, mu ishuri, mu kazi, hose Imana izajya iba iya mbere muri byose. kandi birashoboka. Noneho igitangaje, Imana irakubanziriza. Birashoboka kandi ariko Daniyeli yabikoze i Babuloni. Birashoboka kandi ariko Yosefu yabikoze kwa Potifari. Birashoboka kandi ariko Shadraka, Meshake na Abedenego babayeho bari mu gihugu cy'umubiri ariko bakoresha ubwenge bw'umwuka. Niko Nehemiya yabikoze, niko Ezira yagenze, niko Mose yabikoze muri Babuloni, muri Egiputa, niko Yesu yabikoze inaha ngaha, niko natwe tugomba kubikora. Amen. Imana ishimwe. Reka tugushimire. Imana ishimwe. Ariko kandi reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro. Reka tuvuge ngo Imana ibahereze umugisha. Amen. Ku ijwi ry'umukanguzi niho dukura impamba y'uru rugendo, kandi ejo tukabaho neza twemeye kumvira icyo Imana idutegeka. Niba wakunze ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, kubigumana wenyine si byiza, bisangiza abandi, ukora share. Ariko kandi ushaka kumenya ibiganiro twashyizeho buri munsi, kora subscribe kugira ngo urushaho kunguka. Amen. Turabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Imana ibahe umugisha, kandi niba koko tubyarwa n'umwuka, niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Amen. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva musa, utigaruka dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera. Haleluya. Ni Yesu wawutugeneye. Imana ibaha umugisha. Amen. Saba umwuka, umubwire ngo garuka, agushoboze gutsinda ibyaha, aguha ubwenge bwo kubaka urugo, aguha ubwenge muri bizinesi, kandi agushoboze gukora aho ukorera ukiranutse. Amen. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ryarambwiye ngo dufite ijambo rirusha ayandi gukomera. Rambwira ngo tuzaba tugize neza nituryitaho. Umwuka wera ni ubuzima bwawe muri twe. Twese dushaka kubaho tubeshejweho nawe. Imana ishimwe. Kugenda tuyobowe n'Imana, gukora dukoreshwa n'Imana. Tugerageza gukora ibyo bibi bikadutanga imbere, ariko ubushobozi bwa Kristo nibugwire cyane kuri twe. Tubisabye twizeye, none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.